banyakubahwa ba vice mayors, banyakubahwa perezida wa JAF n'abafatanyabikorwa mwese, banyakubahwa mugize komite y'umutekano itaguye ku karere, ba executive b'imirenge muri hano, bayobozi mwaje kumurika ibintu mukora, abafatanyabikorwa mutandukanye nk'uko perezida wa JAF amaze kubivuga, 78 yitabiriye muri hano. Ndagira ngo mumfashe tubashimire mwese. Turabashimira mbere na mbere ubufatanye mufitanye n'akarere, imikoranire mufitanye n'akarere mu kuzamura umuturage wo mu karere ka Kirehe. Ni amashyi rwose, ni igikorwa cy'ingenzi. Icya kabiri, turabashimira ibikorwa bitandukanye bigaragara nk'uko tumaze kubisura kuri za stande zitandukanye. Ni ibikorwa rwose, ni imirimo imaze gutera imbere. Umwaka ku wundi maze kuza mu kwitabira open day ya JAF imyaka irenga 3, ariko buri mwaka iyo uje ubona itandukaniro hagati y'umwaka ushize n'uwo tugezemo. Ni ibintu byiza rero muri gukora, ni ibintu byo gushima. Uko twagiye dusura stande, twagiye dusura zose, izo twagezeho twagiye tuzigira n'inama. Inama ubundi ni ebyiri twabagira. Iya mbere no gukomeza gukora ibintu byiza bifite umwimerere, bifite ubwiza bwisumbuyeho. Icyo muri kugenda mukigeraho umunsi ku wundi. Ikindi ni ukongera ubwinshi bw'ibyo mukora, cyangwa se ubwinshi bwa serivisi mutanga bukagera ku baturage benshi. Ibyo ni ibintu by'ingenzi, kuko kugira ngo umuntu akure ni ukuva hamwe agatera intambwe ije imbere ajya ahandi. Rero turagira ngo tubasabe ONG cyangwa NGOs, abafatanyabikorwa mwese mwibumbiye muri JAF, mukomeze gukora ibintu byiza kandi mubigeze ku bantu benshi bashoboka, kuko ubwo bwinshi nibwo buzatuma abaturage bacu bagera ku iterambere rirambye. Ariko hejuru y'ibyo, hari benshi muri gukora ibintu byiza biri ku isoko, bigera ku isoko. Nimwagura amasoko, mwageze ibyo bintu byiza ari ku banyarwanda, ariko munafungure n'amasoko yo hanze. Munafungure n'amasoko yo hanze, ibyo muzabigeraho ari uko mukoze byiza, ari uko mukoze na byinshi. Ibyo kandi abo twagiye tuganira kuri stande twagiye tunyuraho, bose babifite mu nshingano, nicyo cyiza gishimishije. Mwihe amashyi rero kuri iryo terambere. Ikindi tubashimira ni imikorere n'imikoranire myiza hagati y'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abafatanyabikorwa. Hari ibikorwa byinshi tugenda dufatanyamo bijyanye n'iterambere ry'akarere, ari mu bukungu, ari mu mibereho myiza y'abaturage, ari mu miyoborere. Ibyo byose ni ibikorwa ubuyobozi bw'akarere bushima, kuko kugira ngo ibi byose bibashe kugerwaho nuko dukomeza gukora neza, guhera muri planning, mu mitegurire y'ibikwiye gukorwa, cyane cyane ibijyanye n'ibyifuzo abaturage bafite, kugira ngo tubashe kubakemura ibibazo muri izo nkingi uko ari 3 igihugu cyemeje gukoreramo. Rero turabashimira ari inkunga mushyiramo ku rwego rw'amafaranga. Perezida wa JAF amaze kutubwira miliyari zirenga 9,600. Ni ibintu by'agaciro. Uko iyo nkunga ikomeza kuzamuka, ni nako twifuza ko imibereho y'umuturage irushaho kumera neza. Iyo nkunga igere ku baturage, ku buryo abaturage bibagaragarira ko ari ikintu koko muri kwinjiza mu mibereho yabo, mu miterere imbere yabo. Ni ibintu by'agaciro. Rero turabizeza mu izina ry'ubuyobozi imikorere n'imikoranire myiza, gukomeza kungurana inama no kureba hakenewe
mu by'ukuri intervention zanyu hakenewe uko mwajya muduteramo inkunga aho ubushobozi bw'akarere butageze, ubushobozi bwa leta butageze, aho icyo cyuho namwe mukakiziba bijyanye n'ineza twifuza kugeza ku baturage bacu. Nagira ngo rero muri rusange dushimire abitabiriye iri murikagurisha, iri murikabikorwa. Bambwiye ko uyu munsi amaze kwitabira ku munsi wa mbere abafatanyabikorwa bagera kuri 53 kandi baracyakomeza kuza. Icyo twabizeza nuko ubuyobozi bubari hafi, ari ubuyobozi bwanyu bwite bwa JAF ndetse n'ubuyobozi bw'akarere, umutekano bose babari hafi. Bazakomeza gusura izi stand aho tutageze, kandi iminsi 3 ni myinshi. Turacyakomeza kujya inama, gukomeza kuganira namwe kugira ngo ibikorwa mukora bibe ibikorwa by'agaciro, bibe ibikorwa bikomeza guteza imbere umuturage. Rero mu izina ry'ubuyobozi turabashimiye, kandi ibikorwa byiza mukora, amaboko abikora, turabasabiye Imana ikomeze kubihumugisha. Ukomereza. Shoka